ntabwo imbaraga za Yesu zijya ahantu hari imbaraga. Imbaraga za Yesu zijya ahantu hari intege nke ngo zuzuze izo ntege nke. La puissance du Seigneur ne va jamais là où il y a la puissance. Nta mbaraga za Yesu zijya ku munyambaraga. Ninde atifuza ko imbaraga za Kristo zimubaho? Ibyo twifuza uko nizo zanesheje isi. Amen. None zatuzaho tute? Umwami yatubwiye inzira. Hagarara mu buntu bwanjye, reka ubuntu bwanjye bukubeho, aba ari bwo wiringira. Ibyo byonyine biratuma utuza muri situation iyo ari yose, kuko ntabwo ari fightinga, ni umwami fightinga. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Amen. Amen. Hano mu Kristo ni umusirikare. Iryo jambo ryandike umukristo mu yandi mazina Bibiliya imwita yitwa umusirikare. Kubera iki hano Paulo avuga yuko Timoteyo cyo kimwe natwe twese abahamagawe n'Imana turi abasirikare. Yahise bivuga hariya, aravuga ngo ababarane nawe nk'umusirikare mwiza wa Kristo, kuko na musirikare mwiza wa Kristo yagira gute? Yakwishyira mu by'ubugingo akaba kinezeza wamwandikiye cyangwa solukira enrôlé, wamushize mu gisirikare. Nimba rero turi abasirikare, mu biranga abasirikare uretse discipline n'ibindi no kumvira, ariko ari ikintu kimwe. Igihe cyose iyo umaze kwitwa umusirikare, igihe cyose biri ngombwa ko ukenerwa, nta mpamvu n'imwe ushobora gutanga. Siko bimeze? Bashobora no kuvana mu bitotsi, ngwino ntabwo uvuga ngo nzaze ejo. Nuvuga ngo rero umusirikare ntabwo aba kigenga, agengwa n'igisirikare, sibyo? None hano twiswe ko turi abasirikare. Nuvuga ngo umusirikare rero ntibamuteguza, atakigenga, agengwa n'abamukuriye. Impamvu iri jambo tuvuze yuko mu yandi mazina Bibiliya itwita twebwe abizera Kristo, abigishwa ba Kristo, twitwa abasirikare. Nimba rero muri abasirikare ba Yesu rero turashaka kubatungura. Muri abasirikare se? Muri abasirikare ni muri bo. Turashaka kubatungura no kubabwira ngo murabizi ko iyo duteguye amasengesho tubabwira nk'icyumweru kimwe 2 imbere. Siko bimeze? Ariko rero turashaka kubatungura. Uhereye ejo kuzageza kuwa gatandatu tukiye kwinjira amasengesho. Ni muri abasirikare se? Si byose? Ni bandi basirikare ba Yesu bari hano. Ntuvuge ngo badutunguye. Nubivuga gutyo uza utari umusirikare. Vuga ngo Imana irashaka ko twinjira amasengesho iminsi 3 yo kwiyiriza uhereye saa 12 zo mu gitondo kugeza saa 12 ari mugoroba. Kubera ko rero twabatunguye rero arakorwa mu buryo buri special. Vuga ngo abafite umwanya urusengero rakinguye bashobora kuza hano bagasenga, turaza kubabwira ijambo rigendereweho. Hanyuma murabizi ko buri munsi twahuraga no nimugoroba mu giterane, ariko siko biri. Kubera ko mwatunguwe, nuvuga ngo ejo kuwa kane tuzaturi mu masengesho, umuntu wese ahari ufite umwanya aze hano asenge, tuza kubabwira ibyo ari byo. Hanyuma nkuko bisanzwe kuwa gatanu hasanzwe hari igiterane, tuzaturi mu giterane tukomeze twumva ijambo ry'Imana rijyanye n'ibihe turimo. Kuwa gatandatu hano hari igiterane cy'abamama
ni ukuvuga ngo abandi tuzaba aho turi, yaba mu rugo abahehe, ariko turi mu masengesho. Tusorezere hamwe kuwa gatandatu nimugoroba mu masengesho, ariko cyane cyane tuzasoreza hamwe mu buryo bwo kuba hamwe ku cyumweru mu materaniro, ariko kwiyiriza tuzabisoza kuwa gatandatu nimugoroba. Birumvikana? Basirikare ba Yesu, birumvikana? Amen. None nshaka kubabaza, nimba Bibiliya ivuga ngo mwambare intwaro zose zima, nose ni bande bambara intwaro? Abasirikare se? Nimba ko muri abasirikare? Amen. Kwa kubanza kubategura impamvu tubatunguje amasengesho. Kuko amasengesho, aho ndushaka kumenya kuko amasengesho atunguranye. Ni muri umusirikare ntabwo agirwa no kwinuba. Baramubwira ati kanguka ngwino, nta n'umwanya wo koga mu maso, ahita kanguka kagenda. Haleluya. Niba umudamu we yari yagiye ku baturanyi ntamusezera, ahita agenda. Babyita le sens du devoir suprême. Le sens du devoir suprême. Ni ukuvuga ngo inshingano zihanitse nizo abayingiyemo. Turashaka rero kubabwira impamvu dukwiye kwinjira amasengesho. Umwuka ashaka ko dusenga uhereye ejo iriya minsi 3. Murabizi ko ku cyumweru twarize ijambo. Muwe mufungura mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto ibice 12, turaza kubabwira ibyo ari byo. Muribuka yuko ku cyumweru twize ijambo rivuga iki? Gutuza hagati ibibazo byugarije abiki gihe. None se biroroshye? Gutuza hagati y'ibibazo byugarije abiki gihe. Ntago byoroshye. Imana ishimwe. Haleluya. Umuntu wese w'iki gihe ahatuye hose hapfa kwitwa ku isi. Mwanyumvise? Umuntu wese witwa w'iki gihe kiretse abapfuye. Kuri umuntu utamvuga aho ari hose ku isi, sibyo? Mwabibise? Yugarijwe n'ibibazo. Mwanyumvise? Nta namwe wabihungira. Kese nimba udakurikirana amakuru yo ku isi. Kontina zose, Afrika, Uburayi, Amerika, Aziya, Oceania, yose izo kontina zose. Nuvuga ngo ibi dushaka kuvuga byakabaye abantu bose batwumva bakwinjira mu masengesho. Mwabyumvise? Amen. Haleluya. Icyambere kibanze cyumvikane. Aho uri hose kwisi kuri isaha, ubimenya utabimenya, ubyumva utabyumva, nuvuga ngo isi igeze mu mateka yayo ahantu hakomeye. Mvuge muti isi igeze ahantu hakomeye. Mwabyumvise? Bamwe bashobora kuba batabizi neza kuko batari informé, ariko niko biri. Isi igeze mu bihe bikomeye, kandi yatangiye urugendo rukomeye igana mu bihe Imana yavuze yuko ibyo bihe bizaba bikomeye cyane. Umwami ntiyavuze ngo ni mu gihugu kimwe, ni mu gihugu bibiri, yavuze ku isi ngo batuye mu mahanga yose. None ko twumvise ko dusabwa gutuza, kuko umuntu w'Imana arangwa no kudata umutwe. Siko bimeze se? Umuntu w'Imana arangwa no kudata umutwe. None ushobora gute gukomeza kugira ituze hagati y'ibibazo bikugarije kandi wenda biri bunakomere? Narababwiye ushize nagutura amabuye, turi abantu. Nimba turi abantu rero turi sensible, dufite za emotion. Ntushobora rero kuba muri iriya jambo twize gutuza hagati y'ibibazo byugarije abiki gihe
udafite icyo Yesu yabwiye Pawulo. Nicyo tuzasengeraho. Abakorinto wa kabiri ibice 12 were ku murongo wa mbere kugira ngo byumvikane neza, ugeze ku murongo wa 10. Aya magambo muyumve neza. Nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyana mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yarari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atarari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Hano agikomeza nashaka kubabwira impamvu Paulo avuga ngo nimba uwo muntu yari mu mubiri simbizi, nimba atari mu mubiri simbizi, ngo umwami niwe bizi Imana. Hano Paulo ariwe aravuga ngo azi umuntu mu mwami. Nuvuga ngo ntabwo ari umupagani, ni umuntu ari mu mwami, ngo yajyanywe mu ijuru yakangaye ya gatatu. Ngo aho Imana iba niho yagiye uwo muntu, sibyo? Mu nyuma araza kuvuga uwo muntu ari we ko ari we, ariko yavuze ikintu ngo atazi. Avuga ngo kuba naragiye mu mubiri, akagenda mu ijuru rya gatatu, ngo ntabyo nzi, bizi Imana. Kuba ntaragiye mu mubiri, yaragiye mu mwuka wa muntu w'imbere, bizi Imana. Ntabwo yigeze abeshya ko n'umukozi w'Imana, ntabyazi. Urazi impamvu? Nuko yibonye ari mu ijuru aho Imana iba, ngo yumve ibintu nta muntu mu bazima yabasha kubivuga, ntashobora kubyumva. Yumvise ibintu hariya bihambaye. Hanyuma bamaze kumwereka ibyo bamwereka, yongera kwisanga mu isi. Urero ntiyabimenye ngo ese we yabonye ko yagiye ari we. Bivuga ngo ntabwo yabonye ngo yasohotse mu mubiri ngo yagiye. Niyo mpavuga ngo iyo phenomene izi Imana. We gusa yibonye nk'uko ari we. Reka mbabaze ikibazo. Igihe impanda izavugira, abakristo mwicaye hano mukanya guhumbya rya jambo bibiri ivuga, sibyo? Mukisanga mu ijuru. Wakubaza ngo wari mu mubiri ni wari mu mubiri, wabimenya. Wowe wese wisanze mu ijuru. Hari ikindi wasize hano mu isi? Impanda ivuze hari ikintu cyawe kidasigara mu isi. Ndavuga mu bikugize. Ugizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri. Bivuga ngo twizisanga uko tugizwe n'ibintu bitatu turi mu ijuru, sibyo? Na Paulo hano yarisanze ari mu ijuru rya gatatu. Urumva? Hano ariho aravuga ikintu mu isi yindi yitwa isi y'umwijima, ari ikintu bita voyage astral. Kwa Satani bafite uburyo bwo bita so décorporer, akava mu mubiri akagenda akazenguruka mu mazu y'abantu, ariko umubiri we wasigaye. Babyita voyage astral. Hano Paulo ngo Imana imukoreremo kugira ngo yandike ibi experience, kugira ngo nibizitiranwe nibya kwa Satani bya voyage astral. Wabona? Cyangwa so décorporer. Ibyo barabikora muri monde ya occultisme. Wabizi? Ukaba uri hano ukagenda gusura umuvandimwe wawe Washington, kandi wowe uraho umubiri wawe. Babyita voyage astral cyangwa décorporation, kugira ngo ntuzabyitiranye n'iyi experience ya Paulo. Iyi niyo mu Mana. Birashoboka ko we yanagiye wese, umuka, ubugingo n'umubiri, yongera kandi ayisanga hano mu isi. Nakanya ko guhumbya, sibyo? Adashobora kumenya ngo yagiye gute, yaje gute, yisanze mu ijuru ya gatatu, yongera kwisanga hano mu isi yaho yarari, ntazi byagenze gute. Nuko gusa afite souvenir, kwibuka ibyo yabonye n'ibyo yumvise. Nuvuga ngo ntabwo ari inzozi,
kandi ntabwo ari bwa buryo bwa satani bwa voyage astral, gusohoka mu mubiri ukagenda. Iyo ni imbaraga z'abadayimoni zikoresha abo bantu. Yewe mu Fransa niganye n'umuntu atarakizwa, atari umukozi w'Imana w'umufaransa w'umuzungu, yaragendaga, yarabimbwiye uko yabikoraga, avuga ko nimba twarabikoraga kwa satani, ati mu mwami rero, ati byose birashoboka, ati uko jewe nabonye kwa satani ibyo bakora, kuko navaga mu mubiri nkagenda, nkaba nashobora no kwishira mu icupa, we akishira mu icupa. Murakanuye? Ndamwibuka yitwa Hervé, ndamwibuka. Murabyumva? Hano rero ibi Paulo avuga ntabwo avuga ibintu bitari, biravuga ngo kuba naragiye ndi mu mubiri ntabyo nzi, kuba naragiye mu mubiri naho ntabyo nzi. Icyo nzi naragiye, kandi ari byo nabonye, hari byo numvise. Komeza. kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa niba yatari ari mu mubiri simbizi, Bizimana yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri. Ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekerereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana, kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, kuko nawe yari umwana w'umuntu. nuko nahishuriwe ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa. Reka gato, murazi impamvu avuze ibi? Mwebwe nta bantu bajya babakanga mvuye kuzimu amaguru nayo, abantu bose bagahurura kujya kumwumva, kandi ababeshya. Yariberwa amagana ngo mvuye kuzimu ngo amaguru nayo, ngo nabonye satani, ngo nabonye ibi n'ibi. Wanareba Bibiliya ibyo ivuga ukaboti ibi n'umuteka mutwe. Ariko se ni muhurura? Genda zitorero bahurura bagatumirana ngo bagiye kureba umuntu yavuye ikuzimu. Wowe urashaka wowe? Uvuye kuzimu uramushaka wiki? Niyo mpamvu Paulo avuga ngo urumva we yavuye aho Imana iba. Urumva rero byari byoroshe ko satani amuteza dayimoni y'ubwirasi, umukozi w'Imana akagwa mu bwirasi, kandi abantu bakamureba ko atari umuntu usanzwe nk'abandi. Ariko Imana yakoze rero kugira ngo ibyo ntibizamushikire, nazigire yishira hejuru, kuko Imana irwanya abibone. Mwabyumvise? Arakomeza hanavuga, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Iyo ntumwa ya satani sibyo? Ngo yamubwiraga gute? Yo kumukubita ibipfunsi. Ibipfunsi murabizi? Nako mujya mutekereza ibyo? None Paulo ariwe aravuga ukuri cyangwa yahabwaga ibipfunsi? Abihabwa nande? Ni ntumwa ya satani. Ko mukanuye ngo l'ange ngo de Satan qui me souffletait toi ibifunsi. Ariko yaziraga iki? ngo ye kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Niri jambo niryo ngira mvuge mu make, ngo yasabye Imana arasenga inshuro eshatu ngo imukize icyo gishakwe. Yavuze ngo ni marayika wa satani okumukubita ivunsi. Nta wamenye uko byagendaga, ni ibintu biturenze. Ngo ariko umwami ngo nigeze amukiza icyo gishakwe. Ngo aramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ubuntu bwanjye buraguhagije. Kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Kuko intege nke, aho intege ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Komeza.
nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Amen. Hano mukurikire mu mwanya muto turarangiza, nka mbabwire intego y'amasengesho. Twumvise yuko umuntu w'Imana hagati y'ibigeragezo ibyo ari byo byose, hagati y'ibibazo y'abarimo, akwiye kudata umutwe, akwiye kugira ituze. Kandi twasanze yuko ntago byoroshe gutuza uri hagati y'ibibazo. Ntago byoroshe gutuza ufite ubwoba uti noneho ejo haraza kuba bimeze gute. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo duhagarare mu gihe nk'iki, aho isi turimo yugarijwe n'ibibazo bikomeye bitandukanye, ntago byatworohera tutazi icyatuma umuntu ahagarara mu bihe bikomeye. Kandi icyo kintu n'ahandi tukigira kuri Pawulo. Pawulo amaze gusaba umwami ngo amukize icyo gishakwe, uwo marayika wa Satani wamukubitaga ibipfunsi, asenga gatatu, umwami ntiyigeze amusubiza ku cyo yasengeye, ahubwo aramusubiza ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Urumva? Kuba wasenga Imana ngo igukize ikibazo runaka, hanyuma ikagusubiza ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ntabwo ushobora kubisobanukirwa ako kanya, kuko wowe urashaka yuko umwami agukiza iki. Aho kugira ngo akigukize, arakubwiye ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ntabwo ushubije cya kibazo, ahubwo arakubwiye ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Uyu munsi rero wabaza Imana, twatuza dute hagati y'ibibazo byugarije isi natwe tuyirimo? Umwami agahita agusubiza ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Iyo utabisobanukiwe, ushobora kumva yuko utashubijwe. Mu bisanzwe wagategereza ko kubwira ngo nzakurwanirira, nzagucira inzira, sibyo? Nunyura mu ruzi ntabwo ruzi ruzakurengera, nunyura mu muriro ntabwo uzashya, sibyo? Se mutegereje niba ndeba uyo jambo, numva ko ari cyo kintu twebwe twagategereje ku mwami ko aduhumuriza muri ubwo buryo. Ati tuza, sinavuze mu ijambo ryanjye ngo nimunyura mu ruzi ntiruzabatembana, nimunyura mu muriro ntimuzashya. Ibyo ni byo umuntu yagategereje, ariko umwami yamushubije ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Hanyuma umwami avuga impamvu, aravuga ngo imbaraga zanjye. Haleluya, haleluya. Imbaraga zanjye, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aravuga ngo kuko umviriza, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Amashimeje ku mwami Yesu. Kugeza ubu ntabwo turabyumva. Hanyuma Pawulo ahita avuga ngo nzanezererwa igihe cyose. Amen. Mwabyumvise? Intege nke zanjye, kuko igihe ndi umunyantege nke ngo niho imbaraga za Kristo zinzaho. Ahita avuga rero ibintu biri bizarre. Muge muti biri bizarre. Ninde yifuza kuba mu makuba? Hari n'umwe yifuza kuba mu makuba? Hari n'umwe yifuza kuba mu byago? Ariko yatubwiye ngo azishimira kuba mu makuba no mu mumva bihuriye he? Wagira ngo ntago twabisomye. Basomere ku murongo wa 10. Umviriza. Nicyo gituma ku bwa Kristo, dusubire twese, nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro, ngo azishimira n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Umwami Yesu arabwira intumwa ye yuko icyo akeneye kiruta ibindi ni ubuntu bwe
ku buzima bwe, kuko iyo ubuntu bwe buri ku buzima bwawe, situasiyo yose uko yaba iri kose uyinyuramo, haleluya, uyibamo ukayinyuramo udahungabanye, kubera yuko ubuntu bwa Kristo busobanurwa ngo ntago nkihagarara mu mbaraga zanjye, ntago nkihagarara mu bushobozi bwanjye, ahubwo niringiye ubwe, kubera yuko ubwanjye bwari kumfasha kuva muri ibi bibazo, ariko ko ntabasha, depanda n'imbaraga ze. Ubuntu ni ukuvuga ngo iyo ikintu ari cy'ubuntu nta kiguzi, ngo ubuntu nibwo bwabakije. Umviriza Abefeso 2, amen, bere ku murongo w'8 kumanuka, ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Ibyo ntago byavuye kuri mwe, amen, haleluya, byavuye ku mwami. Reka tusome aho hantu ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Reka dusomere hariya Abefeso 2 umurongo w'8 vuba. Mwakijijwe n'ubuntu, tuvuge tuti mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Aha, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. None impano uyigura ngahe? Impano bayigura ngahe? Qu'est-ce qu'on donne en échange d'un don? Kubera ko ibyitwa impano. Ntago mujya mubona amamodoka yandikwa ngo don de l'UNICEF. Baba bavuga iki se? Ngo ni impano cyane ni mbagukira gutabara. Ari gavuga ngo ni impano y'Ubudagi. Twatanze ngahe? Tayo. Ni impano. Nuvuga ngo rero ubuntu buvuga impano. Nukuvuga ngo rero iyo mpagaze mu bibazo nkabanzi yuko jewe ntago niringira ubwanjye, amen, niringira ubuntu bwa Kristo, nta na kimwe nakwirata kubyo ari buze gukora, kubera yuko ari ubuntu. Icyo gihe imbaraga za Kristo zitangira kuza kuri wowe. Ntabwo imbaraga za Yesu zijya ahantu hari imbaraga. Imbaraga za Yesu zijya ahantu hari intege nke ngo zuzuze izo ntege nke. La puissance du Seigneur ne va jamais là où il y a la puissance. Nta mbaraga za Yesu zijya ku munyambaraga. Imbaraga za Yesu zigiye cyose ahantu hari intege nke kugira ngo zuzuze izo ntege nke. Ibi rero niryo somo Paulo yize mu buryo avuga ngo nzajya nishima nubwo n'abandi mu byago, kugira ngo nzahore nibera munsi y'igicucu cy'imbaraga ze. Haleluya. Muri ibi rero turimo rero tukwiye kwiga ubuntu bwa Kristo niki buvuga. Ese bavuze ngo neema ya Bwana iwe juu yako, ubuntu bw'umwami bube kuri wowe, umuntu abavuga iki? Nuko ubuntu butuma uwo buriho icyambere abazi yuko ntacyo yibashije ubwe, ntazigera areba ku mbaraga ze, ntazigera areba ku bwenge bwe, ntazigera areba ku bushobozi bwe, ahubwo azavuga ngo byose mbiteze kuri wowe. Iki kibazo ndimo ntago jyewe nakivanamo, mpanze amaso wowe. Muri icyo gihe rero mbere y'Imana ubaye umunyantege nke, kubera ko imbaraga za Yesu igihe cyose zishakisha ari intege nke. Ni ngombwa imbaraga za Kristo zakuzaho, kandi nizikuzaho zizakunyuza muri ibyo bibazo. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo nzajya nezerwa. Ntabwo ari intege nke zo gukora ibyaha, mwabyumvise? Nibyo bita human ability. Bivuga ngo ubushobozi bwa kimuntu. Tushobora rero kubudefinisa gute ubushobozi bwa kimuntu? Ushobora kuba ari imbaraga, ibigango, ushobora kuba ari amafaranga, ushobora kuba ari ikimenyane, ushobora kuba ari abantu wiringira,
ibyo byose byitwa ko ari ubushobozi bwa kimuntu. Igihe cyose ubwo bushobozi bwa kimuntu forme bwafata yose, ishusho byafata, icyo kintu cyitwa imbaraga za kimuntu, cyo ko ari imbaraga z'abapfumu nimba bajyamo, ibintu byose umuntu yashobora guhagararaho akumva yuko atuje, ko nta cyamukoma, ibyo byose byitwa imbaraga za kimuntu. Iyo rero zihari ntabwo iz'Imana ziza, mwabyumvise? Ahubwo imbaraga z'Imana igihe cyose ziza aho uwo muntu ubwe azi yuko ari mu ntege nke mu bijyanye n'ibyo ahanganye nabyo. Nongere mbivuge, ntabwo ari intege zo gukora ibyaha, ni reconnaissance, ni ukwemera imbere y'Imana yuko ibi bintu ntago nabyinyuza mu bwanjye, ibi bintu ntago nabisohoka mu bwanjye, ni wowe niringiye, ni wowe nizeye ko wantabara, ni wowe nizeye ko wabinyuzamo. Iyo umaze kugira iyo attitude, uwo mutima imbere y'Imana, uba watahuye ko byose ntabwo ari merite zawe, ni ubuntu bwe. Kandi ubuntu twumvise ngo ni impano, nta n'umwe azirata impano kuko ntacyo wowe wakoze. Imana nizatunyuza mu bibazo duhanganye nabyo muri iyi si ya none, kubera yuko hari icyo twayikoreye, kubera yuko hari ikindi twakora. Kuba umunyantege nk'imbere y'Imana ni ukumenya ko ni ku bwayo, atari ku bwayo wahitanywa, atari ku bwayo warengerwa. Ibi rero turimo mu kurangiza, tukwiye kwiga guhagarara mu buntu bwa Kristo, tukwiye kwiga kwiringira ubuntu bwa Kristo. Kandi ikindi nacyo, no mu gusenga kwacu ntabwo tunazi ibyo dukwiye gusengera, kuko Pawulo ibyo yasengeye si byo yashubijwe, ariko ibyo yashubijwe bikubemo ibisubizo byose. Amashyi menshi ku Mwami. Aya masengesho rero tuzinjiramo ni amasengesho yo gutekereza, yo kuzirikana iri jambo Umwami yabwiye Pawulo, ubuntu bwe buvuga iki. Hanyuma tugasenga ngo uhereye none urugendo dushigaje mu Mwami ntituzigire twiringira imbaraga zacu. Ibyo ufite ntukabyiringire, kuko imbaraga ze ntuzazibona. Twige gushira ku ruhande ibyo twaba tunibitseho byitwa iby'imbaraga, tubyibagirwe, ahubwo twiringire ubuntu bwe. Umwami akubone ko uri powerless imbere ye, akubone ko nta mbaraga wowe uyiziho. Hanyuma iri jambo rizasozwa kuri wowe ngo nzishimira kuba mu byago, amen, ariko nkamenya yuko nta mbaraga mbifiteho, kugira ngo imbaraga za Kristo iteka zizahore zinzaho. Ndashaka ndangize kuri iri jambo. Iyo musomye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, cyangwa tuwasome hanyuma turangize, ariko muri murabyumva? Haleluya. Mumva dukeneye gusengerwa buntu, kuko budahari ntabwo tuzatuza hagati ibibazo byugarije abari muri iki gihe turimo. Soma vuba Abakorinto wa mbere igice cya mbere ku murongo, umviriza mukurikire, ku murongo wa 25 ugeze kuri 29. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Amen. Amen. Murumva aya magambo? Ngo Imana ngo itoranya
ibintu babivuze hano abanyabwenge si benshi kubera iki? Kuko Imana yanga abanyabwenge, nuko biratira ubwenge bwabo. Ngo imfura si nyinshi ziratana ubufura bwazo. Abanyembaraga si benshi biratana imbaraga zabo. Ahubwo yatoranije ikinyuranyo cy'ibyo kugira ngo ikoze isoni biriya. Kubera iki? Hatagira uyirata imbere yayo. Kuko iyo imbaraga zawe arizo zakunyuje mu bibazo, wirata imbaraga zawe. Iyo urebye ugasubiza amaso inyuma ukareba ibyo uvuyemo, byari kuguhitana situation uvuyemo, ariko ukaba ntacyo wigeze ukora, ntabwo ari imbaraga zawe, icyo gihe icyubahiro cyose kigana Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo imbaraga zayo ntizigera ziza ahari imbaraga. Imbaraga zayo ntizigera ziza ku munyembaraga. Ndangije kuri ibi. Tufate Dawidi, mufate Goliyati. Mubarebe uko Bibiliya ibatubwira. Bararebana, barashaka kurwana, sibyo? Ninde munyembaraga? Ni Goliyati. Niye munyantege nke? Imbaraga z'Uwiteka zagiye kuri nde? Hanyuma bigenda gute? Mwabyumvise? Imbaraga z'Imana igihe cyose zigenda zishakisha umunyantege nke kugira ngo zikore mu buryo nta muntu azabyitirira, ahubwo icyubahiro kibe cy'Imana. Rero mu kurangiza, nimuzagwe mu mutego w'abarokore benshi. Hari igihe bibaza ngo jeûne, fasting, kwiyiriza ngo no gusenga ngo byamuhesheje ibintu. No! Iyo uri muri iyo mitekerereze, ntabwo uriho urayimana icyubahiro. Uvuga ngo iyo duhagaze kuri ibi ngo niyirije ngo iminsi ngo ingahe ngo seke, hanyuma ngo biki. Paulo arabivuga ari mu Bakolosayi ngo ça ne sert que à la glorification de la chair. Ngo ntacyo bimaze atari kogeza imbaraga z'umubiri. Murazi impamvu? Ibyo bikreya ibyo bita competition. Nuvuga ngo rero ubimenya utabimenya hari ahantu uri urishira par rapport y'abandi. Babyise ntabwo ari jeune ikora ibitangaza, sina amasengesho akora ibitangaza, ahubwo uwo ye jeune yakorewe, uwo amasengesho agana ni ukora ibitangaza. Babyise ibyo uzasenga byose, uko uziriza kose, umenye ko ntabwo ari byo byakoze iki niki, ahubwo nuriya uyirije. Ndirije kubw'umwami, nasenze umwami. Kuko Paulo yavuze ngo umviriza ngo nimba mu makuba, nimba mu byago, mwabyumvise, kubw'umwami nzishimira kuba mu ntege nke, ngo kubera yuko kubwa Kristo. Aguma avuga ngo kubwa Kristo, ngo n'imbaraga ze zinzaho. Nuvuga ngo kusenga ni iteko ry'Imana, kwiyiriza ni iteko ry'Imana, ariko ntabwo ari byo ubwabyo bigira icyo bikora. Kuko no kwa Satani bariyiriza, no kwa Satani barasenga, ariko ntabwo ari byo bikora icyo bikora. Ahubwo Imana usenga, Imana uyiriza ku bwayo, iyo nikora. Kuko nimara gukora, ntago wigamba amasengesho, ntago wigamba kwiyiriza, ahubwo Imana icyubahiro. Uwo mutego rero nimuzawugwemo, kuko muzaba muriho murogeza kamere yuko wowe usenga cyane kurusha uriya. Ibyo ntabwo ari byo. Niyo Paulo avuga ngo ariho ngo imisengero runaka isa naho ikorewe Imana, ngo ariko amaherezo ngo niyo kogeza kamere. Nuvuga ikintu gikuru no kumenya ngo ubuntu bwa Kristo nibwo buhishwemo ibisubizo byose Imana idufitiye. Kuko nusenga wagaze mu buntu, ukiriza wagaze mu buntu, ibiza kuvamo byose ntabwo wowe bikogeza, ahubwo iyo. Kuko nicyo bita ubuntu.
Amen. Kwa neema. Ubuntu bwa Kristo butubeho, tubuhagararemo, hanyuma butubashishe kwambuka ya nyanja, butubashishe kunyura mu byugarije isi yose na turimo, kandi imbaraga ze tuzazibona iduhagarara muri ubwo buntu. Ubwo buntu bukatubaho tukabuhagararamo. Aya masengesho rero ni amasengesho ashingiye ku buntu, gutekereza ku buntu bwa Kristo. Ijambo yabwiye Paulo, ubuntu bwanjye buraguhagije. Umwami akwigishe guhagarara muri ubwo buntu. Umwami akwigishe kutiringira ubwawe, kwiringira ubwo buntu. Ni ibihe byo gutekereza ku ijambo rimwe gusa, ubuntu bwanjye buraguhagije. Bivuga iki? Kuki Paulo yamusabye amukize igishakwe akamusubiza ngo ubuntu bwanjye buraguhagije? Ninde muri twebwe atifuza ko imbaraga za Kristo iteka zimubaho? Ninde atifuza ko imbaraga za Kristo zimubaho? Nibyo twifuza. Uko nizo zanesheje isi. Amen. None zatuzaho dute? Umwami yatubwiye inzira. Hagarara mu buntu bwanjye, reka ubuntu bwanjye bukubeho, aba ari bwo wiringira. Ibyo byonyine biratuma utuza muri situation iyo ari yose. Kuko ntabwo ari ufightinga, ni umwami fightinga. Imana ihabwe icyubahiro. Ni umwami arwana. Muribuka Bayoshafati batewe na coalition y'abami, sibyo? Hanyuma bagira ubwoba, bari imbere y'Imana nk'ishyanga abayuda, ati turapfuye turashize, Uwiteka dutabare. Umwuka w'Imana aramanuka, umuhanuzi araguruka muri bo. Imana irababwira ngo nimutinye, ngo muzaguruke mugende. Hanyuma aravuga ikintu gikomeye, nicyo ndangirizaho, ngo intambara si yanyu, intambara ni yanjye. Wabyibise? Nashaka kubabaza, bagiye ku rugamba bararwanye? Bararwanye? Bagiye baririmba. Hanyuma ninde warwanye? Ni Uwiteka. None icyubahiro kigarukire nde? Ubuntu bwe buraduhagije. Intego y'amasengesho mwayumvise? Amen. Ntabwo dushobora gutuza none n'ejo hazaza n'iyisi iri birindura, babyumvise, tudahagaze mu buntu bw'Imana. Iri jambo rwose nicyo tuzasengeraho, nicyo tuzatekerezaho. Ese kuki Paulo yasengeye igishako kimuveho, uwo marayika wa Satani areke kumukubita ibifunsi? Umwami aho kugira ngo amusubize ngo ndagikukijije, ahubwo aramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Paulo yaje kubitahura, aravuga ngo iteka ryose ntazigera na rimwe yiringira imbaraga za kimuntu, ahubwo igihe cyose azajya yibona ari umunyantege nke, kugira ngo imbaraga za Kristo zizahora igihe cyose zimuzaho. Natwe turashaka ko imbaraga za Kristo igihe cyose zizahora zituzaho, kugira ngo zitwambutse tuzageze hakurya mu bwami bw'Imana. Haleluya. Nta numwe yaheranywe mu butayu bwo muri isi y'abadayimoni. Iri niryo jambo rero Imana ivuga. Hari urgence yo gusenga, kugira ngo abantu batahura icyo ari cyo ubuntu bwa Kristo. Itorero rimenye ko ritakwiye gukonta ku kintu na kimwe. Ntuzigere na rimwe wivanemo ikintu cyose wahagararaho akaba arizo z'imbaraga zawe, ahubwo wowe wivaneho byose, ndavuga mu bitekerezo byawe. Imana ikubone yuko rwose, ikubone ko ufite attitude yuko ntacyo ufite, ntacyo ubashije. Haleluya. Uri powerless, nta mbaraga. Hanyuma icyo gihe ubuntu bwa Kristo buza kuzaho, hanyuma icyo gihe imbaraga ziza kuzaho, kandi imbaraga ze ntakizinanira. Situation yose izayikunyuzamo, ntabwo uzigera uheranywa nayo, kuko igihe cyose byose bizajya biha icyubahiro umwami wacu, kuko nta na kimwe uzigamba, nta na kimwe uzirata. Ibihe turimo, ibihe biri imbere, umuntu adahagaze mu buntu bw'Imana ntabwo azabishobora. Ndetse reka ndangize mbabwira, n'abantu yaba bari mu torero cyangwa abapagani bazahagarara mu byo bita imbaraga zabo, zizabatenguha. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Zizabatenguha. Niko bimeze. Niko bimeze. Haleluya. Haleluya. Kuko
situation izagenda iba mu buryo imbaraga zose abantu bafite zitabasha gukemura ibibazo. Kandi ibyo byatangiye, nta mwanya mfite kubibabwira, mu bihugu bitandukanye hirya no hino ibyo byatangiye. Imbaraga za kimuntu ntago zizabasha kwambutsa umuntu mu bibazo. Na niyo mpamvu Yesu avuga ngo hari urgence, mukwiye gutangira kwiga guhagarara mu buntu bwanjye. Mukwiye gutangira kwiga gukonta kuri jye. Mukwiye gutangira kwiga ni gute imbaraga zanjye zabazaho. Mutanye jambo rimwe, nta mbaraga z'Imana zijya aharimba ari imbaraga. Niba urira muri surinye, nta mbaraga z'Imana zijya ahari imbaraga. Imbaraga za Yesu zigiye cyose ahantu hari intege nke. Ibyo uzabimenye. Niwirata imbaraga zindi, ntabwo iza Yesu uzazibona. Kandi turavuga duti turashaka ko imbaraga ze arizo zizahora zituzaho, kugira ngo tubashe guhagarara nk'uko Imana ishaka, tudatsinzwe n'uburiganya bwa wa mubi. Tufate umunota umwe dusengere iyo minsi 3. Haleluya. Senga, nanjye nsenge. Mwami, turagushima ibihe turimo, ntago twiheba nk'abandi, turafite Imana. Waravuze ngo mu isi muzahura n'ingorane, ariko nimuhumure naranesheje isi. Imbaraga zawe zanesheje isi Mwami, twumvise yuko ziza gusa kuri abo bahagaze mu buntu bwawe. Kandi ubuntu bwawe twumvise ngo ni impano y'Imana. Agakiza ngo ni impano y'Imana, kuko gaturuka ku buntu. Kandi ikintu ari ubuntu ntabwo umuntu yakirata, kuko ntabwo ari imbaraga zikimuhesha. Mwami, turakweretse amasengesho tuzatangira ejo y'iminsi 3, kugira ngo buri muntu wese aho azaba ari uzamushoboze gutekereza, kuzirikana iri jambo Mwami ryo mu Abakorinto wa 2 ibice 12 ku murongo wa 9, ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko hari intege nke aho n'imbaraga zanjye zuzura. Reka Mwami, itorero muri iminsi 3 umuntu wese atekereze kubyerekeye guhagarara mu buntu bwawe, kugira ngo amenye ko ubuntu bwonyine nibwo buhishwe mu nsinzi y'Imana. Ubuntu bwonyine nibwo buzamubashisha gutuza hagati y'ibibazo byugarije biki gihe. Urakoze Mwami, komeze kwagura iri jambo muri twese, turitahure mu buryo bwagutse. Nituge twirata amasengesho, twirata kwiyiriza, twirate wowe Mwami, ko ari wowe uzatubashisha. Umugisha ubwoko bwawe, tugira dutandukanye kubw'umubiri, buri umwe wese ujyane nawe, kandi uzamubashishe, kandi azasengana umunezero no kwizera n'ibyiringiro muri Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom. Ubuntu bwa Kristo bane namwe.